Yego mani imeze neza. Wese umeze ute? Iki? Na n'ubu se aracyarushya amazi? Nisi iyo umanuka gatoya kwa Kazungu ukagenda ukamugurira amata. Mani reka mubwire. Umwana wanjye ndasanga hari n'akantu gato kamwe yakomeretse ubu bizaba ikibazo. Mani ingabanya y'izo swing za umwana wanjye. Mani naramubyaye. Mani umwana wanjye numugisha kuri njyewe rero izo swing zawe mani nawe. Mbabarira umwana wanjye nzasanga ari amahoro. Amazina yanjye ni Josiane. Gusa mu cyaro nakuriyemo banyita Jose. Tarota cyangwa Jose? Anahada. Naje gukora amakosa yatumye munga mu cyaro. Ndavuga mu rugo. Jose imyaka 10 wabaga. Nkuko umunyarwanda yabivuze nawange wawe. Ubu ndagarutse kandi sineze kuhava. Aramutse mukobwa kubyutse wicaye hano. Aramutse. Siko byose nijoro we wabaye iki? Nageze ute? Gusubirwa na nijoro. Saa 12 ngo ni nijoro. Wabyutse nijoro nawe urakabya. Saa 12? Wowe wibyukiye saa 2 uri kumva ari nijoro. Manyi nijoro. Bizimana nuko mama adahari. Ndakumubwira icyo kubyukiye saa. Sengeze byagiyemo. Numva uri gukubita inzugi buri kanya. Nabuzwa n'iki ko nabyitsemo n'amasuku ryane. Sibona hari ikiganiro ko mwari mumeze. Sha tuzamana uzi ukuntu aba yarabyutse yoza ibyombo yoza ibiki byose akora. Mani umuntu abarushye pe. Nise nabwo wabyukagize saa 4. Saa 4. Ubwo byuka saa 10. Saa 4 nizo nziza mani. N'undi kumva bidashize. Subirayo byose rero nabikoze. Wanatetse? Urajya gutashya. Mwe turi butekeshe mugoroba. Ninde utashya? None kizazere zikoresheje. Ibaze ngiye ntashya. Urumva ngende nabyuka ibintu byose nkabikora uryamye ukumva ko ndi bujye no gutashya. Urajyayo. Utajya ndakurega. Undega? Kurega kuri mama. Yesaba mu ndamutinya. Meste se. Cha, ize neza ndashimye Imana. Tubetse myinshi. Cha, myinshi cyane. Nose waragiye ko ntari kubona. Maze iminsi ndi mu kazi. Maze iminsi ndi mu kazi karantwaye nyine sinongera kuboneka akunda. Urabeshya. Wavuze ko wari warahugeka wa mukobwa ko numvise ngo yaraje. Wese. Jose. Rekana n'uriya. Rekana na Jose. Ratangiye. Gose no kugira ngo hagira ibintu byinshi mvuga niyo mpamvu yose bitagura ngo ndekane na Jose. Asharika. Uzi ibintu ejo ndi yankore? Yakukoze biki? Twarahuye. Arantuka ambwira ibintu byinshi. Ni kuri Kigali hindura. Noneho yabaye Sirey. Naba na Sirey. Nese nje kwangeraho akabimpisha. Gutese. Nago jyaje nyire kubwo bushinze. Cyeka nimara ko n'umukobwa mugenzi ariko mwamufite ibindi mupfu. Wasanga nyine ari kugira ngo nyine wapi uri muri ambeshye. Gutese. Namenye ko mukundana. None bira byari bya kera. Bya kera byarangiye ryari saho. Ese umuntu yifasha akagenda. Nta muntu abwiye, nta n'umuntu uzano yagiye akagenda. Umva nyine nago buzano yagiye. Yani twe yashatse n'umugabo. Nago wabinyemeza. Mwarahuye ejo bundi niba mwana nashikanye sinzi ukuntu byagenze ariko mwarahuye muraganira habaho kunegosiya ukuntu nyine ariko noneho shareka nkubwire niyo mwaba mwarashwanye rwose reka nkubwire cyeka niba mwarashwanye burundu ariko ndakubwiye ngo noneho abahungu bo muri quartier bafite ibibazo kubera iki bamukobwa maraho gusa nyine yabaye mwiza pe Nisukuru yambwiye yabaye mwiza yarambwiye ngo mva nkubwire ngo nubwo yaba ari musaza wanjye ngo namungu numwe nzagarukira kubera iki nago mbisi sinzi ibintu byamuteye aho yagiriye Kigali
wasinge man wasinge nyine byarahindutse nundi urukaga mu byuko byagenze urumva naho mbembe akiri muri kretsi twarakundanaga urumva ntabwo umutinya shawa sawa nari ngerega nagungana nawe natinya meri gute se ngo igihe jya gutashya akuzi ko ufite n'agasuzuguro we ubu se iki gisuko cyanjye ndajya kwikoreraho inkwi njye se urukora ntacyo mfite birakureba imbura ubushiremo ibiki imbura ubushyiremo ishashi ntabwo bindeba mani ibyo bintu uri kumbwa ntabwo nabimenyereye ndanakwiyana cyo gutashya urasetsa ubwo se reka mubaze nta siturya wumva wo muri karitsiye ko mbizi ko ndi icyamamare ko navuye i Kigali cyamamare iyo urebye muri karitsiye ubona ari ndakuvugwa tuye ngo tuvugisha muke kuri urireba ugasanga iyi karitsiye reka nkubwire rero wa mukobwa mbere yuko uvuga ngo ntabwo bamvuga umva muri karitsiye yose barabizi navuye i Kigali nazo kuva i Kigali mva ko aricyo kintu bakuvugaho ndi icyamamare reka none mbwiye muri iyi ngiyi muri uyu mudugudu wa Gatoto ninde wagiye i Kigali atari njyewe kuko uvuga ko wagiye i Kigali ukagenda utwite nicyo kintu wumva bakuvugaho mwite kuri mwana kuzatira n'ubuye ku karere none kariko ndetse bavuga bikubwiye kariko bavuga njye ndabizi ahubwo wagiye utwite mwite usikari nawe tubana kuko nagiye nwite nose nagiye nwite ntiwabimenya ninjyewe nari kubibwirwa n'icyo umuntu utwite n'adatwite ndamuzi sha barambeshyira no kuri pe karega nisi yo nayifatiye muri SMS bayinyohereje mani abantu binaye niyo mpamvu ugiye guhera ku murongo mvunira mu mafi urashoboye mani Kristo kwanza ari njye muntu witonda muri karitsiye iyo uvuze ukuntu abantu urambwira ninde wabavuze se wamamaye abantu bande nyine mba ko ngo uzagenda ubatuke ninjya kuvoma tutajyanye banyikubitire bagukubita uhoya we bambwira ndabyanga ushanya ababyeyi nayo uzikuyemo wangaye n'umuhungu nusanga ari umuhungu se na nyababyeyi ayikuramo ari ariko umuhungu uwo muhungu mani ndi kamugi nyine nanjye urumva nimba mwaratandukanye nyine njyewe ndagira ngo mbwiye ko nanjye nyine ndagukunda muki ntabwo nzi ukuntu byakiriye bisubiremo bisubiremo biseriye ndagukunda nisi byo bimanye igihe kingana iki bimanye igihe kinini ahubwo si njye wabonye mushwana niba ariko sinzi ntabwo ndabyemera neza ko mwashwana mwana twarashwanye kumbwira impamvu ejo ntitwarahuye ndamubaza se wowe ugenda ni gute ugenda utabwiye umuntu ahantu ugiye nk'umuntu mukundana ukagenda gutyo gusa ndabimubaza nyine numva ahubwo aramana uzi ukuntu yaje ameze se yankanga uri kunyemera ko mwashwanye kubera ko nkubwiye ko ngukunda cyangwa oya nyine mwari mwarashwanye ikibazo ntabwo ari icyo kunkunda ese kunkunda ni ibintu umuntu agomba kubanza gutekerezaho nase basi urabinyemerera gukundana nawe ibyo ntibishoboka none ntabwo bishoboka none niba utari mu rukundo na Jose mukaba mwarashwanye ukaba uri single nyine iyo umuntu atari mu rukundo n'umuntu bisobanuye ko aba ari single ni gute uri kumbwira ngo ntabwo ngiye bishoboka ko twakundana wowe wafashe umwanya wo kubitekerezaho sibyo si gutekereza ibyo ni ibintu birenze cyane yesi bitarenga se wafashe umwanya wo kubitekerezaho wowe umuntu yewe ikintu cya mbere urumva dinanzi kuri inshuti yanjye urabika n'uruzi urazi kuri inshuti yanjye aya nagaruka bimeze biri seriye ngo umuntu atumwa kubitekerezaho umuntu umwe ayaka mubwira urumva wowe uri inshuti yanjye kandi dukomeze twibanire nk'inshuti urumva oya ntabwo bikunda dukomeze twibanire wowe reka nkubwire wenda ndagutunguye sibyo genda ubitekerezeho mu minsi 2 nzazimo igisubizo najye kumakanira byo ntabwo bikunda kuko nakora buri kimwe cyose cyatuma njye nawe dukunda seri njyewe ndi seri ubyiyumvemo cyangwa ntubyiyumvemo ariko icyo byansaba cyose nagikora rega buriya akambwira ndetse no kuba turi inshuti urabizi dufitanye umubano no mu rugo na famiye zose urabizi ko
hari ibyo bya communication famiye ntabwo yaje. nshaka kubyumva. Banza nyine unyumve, banza utuze unyumve, sibyo? Bya mbere uri umukobwa mwiza udafite icyo atwaye, sibyo? Uzansubiza neza. Ntabwo ari ngombwa gusubiza, siko nta mubyeyi ndi bugiye kubaza. Ngiye biva muri njyewe. Nyenda gukunda. Fabrice. Yo. Azo bino bitafari byose rero bumaje kubikora mwa. Waratese. Urumva ari inde? Urumva ari nde wamaze kuyapfunda. Urabona ukuntu ubunebwe nyikiyava? Asha ukungana ni nako ukora mwana. Ubundi umugabo ntinkange. Uve kuri cya kirumuna cyane kibyuka kigenda. Uyimbwira rura ruzingo rw'iwawe. Uruki? Bambura mungu iwawe. Tuganira nawe twubahe. Nubwo wenda nanjye tusere ko singeraho kumutuka. Isi bitari uruzingo iyo urebye ubona ngana nawe. Niwe boga ari kumurusha. Ujye tubyihorere tutanabishwanira. Urumeze ute? Narutse sha ingurube zanjye nanjye barazigurishije ni mu gahinda. Igihe wambwiye ngo ndi kujyayo birakureba aho ngiye. Ngo ni handi urambwira ahantu agiye. Yego. None se ushaka tujyana? Urimo kujya he? Abana b'iki gihe mwabaye mute? Abana? Wigize incyanutsi y'uru rugo ugiye he? Urakureba. Urambwira ahantu agiye. Ejo narabyise nkora ibintu byose uryamye, n'ejo bundi ndabyuka ndabikora. N'ubu ngubu ndabikoze. Tuvugishije ukuri. Hano uri ikivaze? Reka nkubwire wa mwana we uri mutoya. Cisha makeya. Kuba muto bivuze iki? Genda gake. Kuba muto bivuze iki? Utekereza ko noneho ngiye nzabyuka noza ibyombo? None ninde uzajya ubikora? Nze nkorope. Nzayambyuka nkorope noza ibyombo, neke njye gutashya mvome, uri mu buriri uryamye. None so maze. Imana uri kujya nuko mama ari kuramuka adahari. Ariko uyu munsi ahantu ugiye urahambira. Ntabwo narumiwe ko. Nutahambira turajyana mama azasanga nta kintu gikoze. Reka nkubwire rero wa mwana we. Ushaje wagenda gakeya ntaragusekura. Sekura? Urahambira cyangwa tujyane? Tujyane hariko? Ingurube zawe baraziriye. Ese ubwo ngo ubusetse iki? Aya wibirakarira mu mani nuko mba numva bisekeje. Ninde se wazigurishije? Shani mama. Ariko yari afite ikibazo gikomeye cyane. Mwana nanjye sinzi buranjye ngira ibintu byo gushidikanyaho. Wenya mbona wenda nuko ari ibintu biba biri private. Hawe nduri inshuti yanjye sibyo? Ukatubone guke mani twatwarahera mu nagahinda cyane. Kwiye gutwabyo utapfa kubyumva. Urumva nyine kugira bagurisha izo ngurube zanjye. Sinzi ngakabazo kari kavutse mu rugo kandi abizi bafite ihene n'inka. Urumva? Tayari banumye kwahira urubingo nyine kwa Karori. Urumva? Kuko ari urubingo bari baguze. Aze bara urubingo racyari cyangwa rumaze. Bahata asigaye nk'imitwaro nk'itanu yonyine. Ejo mu gitondo navuye nsanga rwashize kabisa. Nimba ari abatipe bandi epiriya. Abandi bafite ifamu ye. Rumaze. Aho rero urashaka kandi ujya kwahira kabisa. Urunguru bazavuga ko naruriye. Sha. Ntabwo uzabona kuko nanjye ejo narahaciye mvuga ati reka nzamuka mutwo guha yanka yacu sozi ko yabyaye se. Kwa Karori nta rubingo ruriyo. Yego komane yanjye. Nta ruhari. Ejo nazamukanye umutumba. Urubingo nayo narubuze. Ahubwo se ndimo ndazamuka. Amwe hepfo naho n'umutipe w'inshuti yanjye. Umwe witwa kwa musa kwa mwita. Nkunda kumwibagirwa. Uwuzi. Emi. Emi twarahuye. Ndi nyine uri musonga rero muri ndamuzi umwe tumaze abana. Wakabwa kanga kakagenda kitereteshwa ngo naha gasore n'utwamwa dusatumwe twisekurume. Kubifutukamanye. Asejo zikankubase. Sibyo? Kuva wava i Kigali ukaza hano mu rugo. Ko wahindutse abaye iki? Kuko nahindutse nabaye iki? Uzowe ntacyo ubona. Nyire ndi kubibona warahindutse usigoteye ukuntu nazi warabyukaga imirimo yose ukayikora none ubu ngubu kunyikora abajyana yanduriza inzara. Ugira ute? Njye sirikora nazo mfite. Birakureba waba uzifite waba utazifite umenye ko ndi mukuru wawe. Nakubwiye ngo kuba mukuru ntacyo bivuzeho.
oya genda gake mani genda gake we sigara mu rugo kandi nta mwana wihagarika ku kabari n'undi mwana sha Jose kankubwira ibyo bintu wigira bizakugaruka ko nanjye aho bukira ndazibatera. ndumva ngo ka Museveni kamwe kari hepfo gacuruza agakantine hariya hepfo. Museveni ngo niwe wamuteye inda noneho shaka kwiburizamo yumva ko iwabo bazamufungisha umukobwa aramutse abimenye. Kuko nyina uramuzi ni umurakare Imana yahita nakwica bakanagukuraho. Ramumene ndamuzi nawe twize guhurira mu rutoki rwe nagiye kwiba umutumba ariko yaranyishe. Ntumbwe. Umukobwa ngiye kumva numva ngo bamuteye inda urumva aratura akajya iwabo ashira imyaka 10 yose ataragaruka. 10 yose ubu ngubu imaze atari na cyane nabona naheruka kumwana nzi ko yagiye gusura abantu bo mu miryango gutyo nabona nzi ko ajyanye n'icyo kintu. Asharika ngubwire ubundi iyo uri mubi uhora uri mubi nta cyahinduka. Se ubundi nk'umuhungu koko wavuze ngo agiye kugatera inda koko buriya yaragakurikiye. Hari ukuntu umuntu akora ahumirije gutya ariko ugasanga yabona yishimye. Ni nkako kiri mu nacyange bizagenda. Nacyo mbona cyarabaye icyohe mu bakobwa gutya. Umva se ahubwo reka ngubwire. Ngiye buriya karakana ngo ni Karine cyangwa bona kagira inkuru. Ntawe se koko buriya ngiye nabyimbye urumva inda nkavara nk'utwanga wagira ngo tumve yo baby ngiye mfite ingurube zanjye nta nabyimbye nyine byadaje. Ingurube se nizo zirya abana. Ariko buriya kambwira ba mukobwa n'inzoba ahubwo wowe reka ngubwire ko nawe nuka bidage mari urumva abakobwa bakunda abantu bakora bakunda abantu bafite amafaranga. Ngiye byanze nazaye mfata n'inote bitanu n'ishyura nganga gutyo ku gashati magenda nabyinye akahita abona ko ngenda umujeje itafaranga mari. Ariko ndabizi nawe uriyemera. Rero reka mbwira sibyo ikintu wakora kuri uriya mukobwa ubonye acishije make ikibi cyacu nuko twitiye nk'abaje sibyo se uzamwegere mu ciringe gake gake nubwo nge nazobere mu bintu by'abakobwa ariko uko mbizi nyine ashobora kukwemera. Ahubwo ndabona ari amatafari narayabara kandi imvura igiye kugwa ngiye kuyabara mite nyubura reko nanjye ano makenya ry'amamani muri no meshi utagize amatafari nta kintu wakoramo kabisa. Ariko nari bitigende nanjye mufashe nese ngiye hari ikintu ngende murakora tugende umfashe kuyabara kuko maje gusoza nanjye ibifuka bibiri by'ubwatsi tuzamuke nyine Gabriel n'inka tuzamuke tuyobore sinzabura n'akagage nkugurira sawa wamwesha. Meze gute Zefani? meze bon Uri kujya ese? Dukubitane hano mu nzira mande kwitemberera ninanura cyangwa ugiye kureba shiri wawe sha? shira wanjye wa shira wanjye wa Umuhungu wari haruguru se sinumvije ngo murakundana. witwa ngo iki Cyangwa yita ngo kidi. Sinarye ndumva ntari kurikura neza. ako kazi ubundi wowe ibintu by'abakundanye bibwirwa n'iki Erego uyu mudugudu n'uwanjye narebirwa amakuru gute se? tirirwa waningirije udukaruvate ngo umudugudu ni uwawe Iyi karuvati abagabo ituma ndicaramo. Nanayikuramo. Bibaho kireka hagize impanda ivuka. inkweto z'abagore se uri kujya Si mu mudugudu wanjye sinasayo nambare gute. mbwira iby'uwo muhungu numva Cyambwiye ngo we nawe muri mu rukundo ariko nyine akamwenyu ufite nako umuntu uri mu rukundo kabi. ntabwo zagahinda mfite wundi mu rukundo Yarakwanze se? birasa ntabyo Yakwangiye iki ko nawe umwana ubwiza ufite? aha umusabura icyo azira Ese byagenze bite? gutyo nyine niko nabibonye Oya hari ikintu mwamwarapfuye yaraje ati tu byanjye nawe urukundo ako ntabwo yaba ari we wagukatiye. Kuko yagukundaga ntabwo byavamo. Ushobora kuba ari wewe. ninjye wabikoze ninjye wabikoze Ese wamwangiye iki? Nta mafaranga afite arakennye. ntabwo ari iby'amafaranga nta nubwo ari ibyo gukena Ese byagenze gute? nyine umusheri we yaragarutse abona ko nadakwiye kuba mari nyine barajyana Bivuze ngo yari afite undi sheri imbere yawe aragaruka none mwese mushwana. niko byagenze
iyo nkuru nayo komisiyo nyine ntari nizi. nuko yankuyemo nyine ngurira akantu Shabira nakwiye ko iyo nkuru ndumva igiye gucuruza muri ino minsi. twashyira hano. Oya kakanya nayo mfite zibona nacuruza. Nimara gucuruza nzayagura tuzahura nzayagura. Niko wabaye. Wapi? Aya ngaya yose n'ubundi niko bumbwira. Ako muri ino minsi niba uri singa ushaka ukuntu nyegera. Yego mani imeze neza, hose umeze ute? Iki? Na n'ubu se aracyarushya amaya? Nisi iyo umanuka gatoya kwa Kazungu ukagenda ukamugurira amata. Mani reka mubwire. Umwana wanjye nzasanga hari n'akantu na gato kamwe yakomeretse ubu bizaba ikibazo. Mani ingabanya y'izo swing za umwana wanjye. Mani naramubyaye. Mani umwana wanjye ni umugisha kuri njyewe rero izo swing zawe mani. Nawe mbabarira umwana wanjye nzasanga ari amahoro.